Jo twarahuye turaziranye twari tuziranye inuro byumva yakundaga habe muri Radiant twarahuye habe muri byose byazagumaguma iki byose ariko yari umuntu uri cool yigeze no kungira inama imwe ntari babwire hano ariko ntago nzareka kuyigenderaho nubwo yitabye Imana ariko Jo Amag yatubwiye ko yafasha benshi basanga ari inama nziza anabandi bantu benshi ba reka nyivuge twari turi muri Primus Gumaguma kuri stade Riderman yatwaye Rider boss wanje Jo icyo gihe ni nawe wayimuhaye mu ntoki ariko yarambwiye ngo ko yantanzemo ntago namwegera iki yamfasha iki wenda ansobanurire uburyo binyuramo ahubwo uje usenya ibintu Amag yagezeho ikindi birimo namwe abanyamakuru bamwe na bamwe kumva ko ufite channel igize miliyoni y'abantu bayikurikirana ntago ugomba gusuzugura ubuse wasuzugura Radio Rwanda wo rijya utagiye gusebya umuntu cyangwa udafunze inzira za mugenzi wa yes. Amag reka mbigarukeho kuko Yago nawe yakugarutseho avuga ati ndashimira Amag ni umuntu w'umugabo kuko yabaye open araza arambwira ati umuntu yarambwiye ngo sinzakora ikiganiro kwa Yago ndamubaza why wowe urashaka ko nkorana nawe gusa ibyo byita selfish nukwikunda ntujye gukora ikiganiro na Iris TV no Iris TV nagakeneye views nawe sakeneye amafaranga sinyeneye kurya nanjye kuki se bumva batadukurikirana ibyo biganiro nkora no kuri Iris TV yes bakumva ko ari ntago ngewe ndi inganzwa ya YouTube channel sindi umwinjira wa YouTube channel ngewe ndi umuntu ugomba gukora ibiganiro aho nshaka hose kuko nje kuza muri iyi showbiz nta muntu wigeze nsaba uburenganzira ngomba gukorera aho nshatse rero yes nanjye kubaza umuntu akubwira icyo kintu wabyakira ute mu mutima namufashe nk'ikigoryi njiji wowe uri kumbwira ngo ntinge hanyuma se abafana banjye bambonere he kuri we gusa wese uhe ryari nzakora kangahe Amag mugenera ubutumwa nona na azagenda abwire ba nyina bamugenera ubutumwa bamubwire yes reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza reka nongere mikaza abantu bose bari mu bihugu bitandukanye by'isi abari muri za diaspora zitandukanye abari mu Rwanda mu ntara enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali mwese tubaha ikaze ngende Jado tuyishime iyi ni Iris TV mwibutsa ko kandi ushobora no kudusura kuri iris.rw iris.rw habari inkuru nyinshi zitandukanye tuba twagiye tubategurira zanditse izibyamamare bitandukanye ibyo mu Rwanda ndetse n'ibyo mu mahanga inkuru nyinshi zitandukanye uyu munsi rero nkuko mubibona tukaba twasuye umwe mu baraperi bakomeye b'abanyabigwi ndetse bazwi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda no ku isi yose twamusanze iwe mu rugo no mu ijuru egera neza mikoro bitubwire neza mumeze mutose fresh sorry narinde twagusanze uri biza ariko n'ikintu babitwaye ibintu by'akazi kandi akazi niko kambere kwanza meze neza Amag meze neza nta kibazo fresh nyine biraho ndashima Imana reka tubanze tugushimire uko watwakiriye neza mu rugo natwe reka tukwakire kuri Iris TV ku nshuro ya mbere turanezerewe kuba tukwakiriye uyu munsi welcome murakoze cyane yes Amag tugiye kuganira rero reka mubanze munarebe uburyo mu rugo abayambaye rimwe na rimwe aragakweta hano kanditseho Sam ni mu rugo nyine iyo ndi mu rugo ntabwo jewe ndi wa ntabwo wabikomeje bajya gusura gahita ajya kwambara amakoti ndabona no mu mupira wawe harimo akarongo karongo wanuye hariya none se bitwaye iki ariko ntitukiyemere nimba umupira nkwanu yes kubera ibihe wenda cyangwa amasaha sinjye mu bintu byo gutera amapasi ndumva ntari bi ntacyo yabitwaye bitwaye iki cyambere so
kwambara tout simplement. Yes, mbere na mbere rero kuri t-shirt yawe nk'ibisanzwe abantu bamaze no kwimenyera, reka tubanze tunabyamamaze. Urubura agaseke nibyo ndi kubona, niyo magambo igihugu cyawe. Yes. Amabara yahe? Urabona ni ibiri mu idarapo ry'igihugu. Kandi kuko ni hano navuze. Ari akantu ejo bundi nabwiye abantu, muzi ko ndi mu diaspora buriya njyewe. Oh yes. Uri mu diaspora waturutse mu kihe gihugu cy'u Rwanda? Oya. Aba diaspora ni abantu baba baragiye hanze y'igihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo abantu bari hanze bose nabo bagomba kumenya ko ndi mu diaspora kuko sindi mu gihugu cyabo. Umudiaspora abo mu diaspora bitewe n'igihugu. None subo tuvuge wenda abantu bo mu Bushinwa, ndi mu diaspora wabo nabo n'aba diaspora banjye. No kuvuga ngo akaba ari mu diaspora wabo mu gihe wavuka kinuka buri mu bantu ba hano sindi mu diaspora. Ariko mu bantu tutavuke mu gihugu kimwe bamenye ko ndi mu diaspora. Kuko ndi diaspora original. Ariko ijambo aba diaspora rero niyo mpamvu ubona mu bintu byose nkunda igihugu cyanjye. Byo nkora byose byari byo byose. U Rwanda ku mutima no mu maraso no mu mutwe na yose. Kuko ntago ntuzinzaje gukora wenda ntambare Togo, ntambare Cameroon. No, u Rwanda. Ese hari igihe bizashoboka ko Amag agasohoka u Rwanda akajya mu bindi bihugu? Ntago nanatindayo. Niyo nasohoka ni nko gusura ngaruka. Kuko njyewe source yanjye ni hano. Nta handi hantu wambwira nakura umunezero nko mu gihugu cyane. Ni nko kujya kwa adoptwa ni n'urundi rugo kandi ufite so na nyoko. Uragenda ukarya amafiriti, amanyama, ariko uri iyi munguru uri kumwe na mama wawe na so ubu umeze fresh. Ari ibintu byatse hano cyane mu mujyi wa Kigali ngaba diaspora nanjye ndiwe turi twese ubundi turaba diaspora. Aba diaspora nibo bafite akantu muri iyi minsi. Nibo batunze abahanzi. Nibo batunze abahanzi. Ntabwo ndakamenya. Ahubwo tubwire we bimeze bite n'aba diaspora ufite bagufasha cyane ko turi no mu bihe bitoroshye. Imyaka 2 igiye gushira umuziki mu by'ukuri usa nkaho utari gucuruza neza. Ni ukuvuga ngo first of all umudiaspora wanagufasha icyambere nuko muba mwahuje ururimi muvuga. Hari umuntu ushobora kukwikundira akavuga ati Amag ndakuremeye. Kuremerana bibaho. Nusu hari umumama undemeye senyesa. Hanga sobonye twari duhagararanye. Yes. Kuremerana biremereza senyesa nanjye ndemera Amag. Nago navona kure cyangwa ugiye kundemera. Enda nkuremeye. Urandemeye. Andemeye senyesa. Urumva? Aba mama urakoze. Bajya baturemera sumuma sumubonye. Ndamubonye aramuvugana. Arambaje ndagukunda nkunda ibikorwa byawe. Ndavuga ko mama kucu nkunda kabutanandemera kandi nawe nsanze n'umuntu aramwira ati nk'iki ni fanta ati se nawe uti ndeme ndakureme n'ubanga amafaranga ari kudusirikiramo twese nawe hari undi uri buyaremere ariko Abanyarwanda tugira ikintu cyo kutebya kuganira guseka bitandukanye n'abandi bantu. Niyo mpamvu umva aba diaspora bo hanze bahamagara ngo Amag bimeze bite kuko tunahuje ururimi tout simplement icyo cyonyine. Umamagaye umbwira how are you, I'm good, ntago bimeze nk'uvuga ati muraho muhungu, muraho mwana wa mumeze neza mwana w'iwacu. So ubwo rero bivuze ngo ni nk'igihango dufitanye nk'Abanyarwanda. Yes. Hanyuma Amag rero bimwe mu bintu byatuzinduye nk'isanzwe no kugira ngo tuganize Abanyarwanda. By the way nabivuze muri introduction mvuga n'ubwa mbere ugeze kuri IRIS TV. Ese niki wavuga kuri IRIS TV? Ikindi twaskureba bimwe bigenda bivugwa muri entertainment ya hano. Mu by'ukuri twatinze kukiba numvaga ari cyo turi bubanze ikijyanye n'urupfu rwa Jo.
umusaza Joe nabuze mbona abantu benshi bakomeje kugaragaza amarangamutima yabo mu buryo bugiye butandukanye, ariko by'umwihariko akagaruka abahanzi vuga ati Joe yakundaga umuziki nyarwanda, yakundaga entertainment muri rusange, yakundaga imyidagaduro, yabanye n'abahanzi mu buryo bugiye butandukanye. Reka kwanza tubanze tunarebe ubundi wowe Amag Joe wari umuzi gute? Okay, Joe icyambere Imana imuhiruko ridashira, imwakire mu bayo. Njye Joe twarahuye, turaziranye, twari tuziranye inuro byumva yakundaga habe muri Radiant, twarahuye habe muri byose byazagumaguma iki byose, ariko yari umuntu uri cool, nyine yari umujene ubu na nyine afite amaraso ya kijene ukuntu akunda urubyiruko kwa urubyiruko. Yigeze no kungira inama imwe ntari babwire hano, ariko ntabwo nzareka kuyigenderaho nubwo yitabye Imana. Ariko Joe Amag yatubwiye ko yafasha benshi, basanga ari inama nziza, n'abandi bantu benshi reka nyivuge. Twari turi muri Primus Gumaguma kuri stade, Riderman yatwaye Rider ari boss wanjye. Joe icyo gihe ni nawe wayimuhaye mu ntoki, ariko yarambwiye ngo uzakore ibyo ukora bizivugira. Ntiyambwiye ngo nzakore ibiki, yawe uzakore. Bambwiye ngo kikwe. Twari turi muri backstage ndabyibuka, ni nabwo yemenya arakiza mu Rwanda vuba, ariko nubwo yatashye ariko ari umuntu muzima. Inkuru nziza imusozi ngira ngo yarayisize. Yes. Ijambo ryiza cyane nanjye umunsi ngiye kwigiraho. Urakoze kuri dusangiza Amag, uzakore ibikorwa bizivugira, nta bindi bintu byo gutegereza abantu bakuvugira, wowe kora kandi ukora ibintu binyuze mu mucyo, niko yambwiye. Yes. Inkuru yuko yitabye Imana wayimenye ryari? Hari mu yahe masaha wayimenyeho? Urabizi zino mbuga nkoranyambaga nahise mbimenya, nta kundi kuntu wabigenza, ariko Imana imuhire gukora idashira. Nabimenye hashize akimara kwitaba Imana, kugira ngo ni bukeye bwaho ubwo nabimenye, mbanza kugira ngo ni bya bintu by'abantu bavuga ndakurikirana, nuko nta kundi. Reka wenda niyo nkuru tuyivaho ya Joe, ariko wagira icyo tubwira nk'isomo y'abasigiye urubyiruko ko ugize ubibona ko nawe yari umuntu wagiye muri studio akaririmba mu buryo bwo kugaragaza ko asapotinga abanyamuziki bacu, abafite icyo bumva bumvishe. Mbashangije ku nama yangire, bivuze ngo nubwo yagiye mu buryo bw'umubiri, ariko ibikorwa yakoze turabizi. Yabantumyeho ngo muzakore ibikorwa bizivugira, nta kindi. Yes, abadukurikiye ndatekereza babyumvise. Ni n'ijambo ni message yafasha buri muntu wese muri section, yaba arimo muri angle, yaba arimo buryo ukoze ibikorwa biravuga Amag. Mu by'ukuri urubura agaseke biri kwivugira. Hari abantu nyine baba bashaka kuvuga utuntu twinshi, ariko washaka ibikorwa by'ukabibura. So iyo ufite ibikorwa burya niyo wakwicecekera, byo biragenda bikavuga. Byanga bikunze birasakara. Mu kanya gashize twigize kugaruka ku kantu ngo abadiaspora, ndetse nanjye mbikomoza mvugane abahanzi muri iyi minsi ngo harimo abatunzwe n'abadiaspora, ariko wenda natebyaga sinako kuri wowe umuhanzi. Mu by'ukuri uno mwaka wa kabiri ugiye gushira Amag, uri hafi gushira covid yibasiye isi yose muri rusange. Reka tubaze tuvuge kuri kino kintu, ubuzima bwanyu mumeze gute ubu ngubu? Abahanzi babayeho gute? Nta bitaramo, jewe umbaze ku buzima bwanjye, ntago nge mvugira abahanzi, sindi umuvugizi w'abahanzi, vuga ibyanjye. Tugende kuri experience yawe none. Jewe meze neza, ndashima Imana. Izi si firigo ziri hano zapfuye,
ubuzima bwanjye nubwo ngo iyo mbonye amafaranga nkasohora indirimbo kirasi cyuzi cy'amafi nibyo nyine ngewe mbayeho gutyo iby'abandi uzagende nabo babaze ngewe mvuga ibyanjye ariko nk'umuntu uri muri industry byanga bikunze ari amakuru ufite ari ukuri ureba abagenzi bawe amakuru y'abandi bantu nkeneye kumenya kereka iyo nyibonye nko kuri YouTube channel nkumva babyivugira ubuze nkubwire ngo runaka abayeho gutya ntabyo nzi ibyo nzi ni ibyanjye ndarya nkaryama ndashima Imana nta kindi kandi ubuhanzi ni ikintu kinini ntabwo abantu iki si igihangano cyane why not se ukitantunga wenda kiranantunze ntabwo guhanga ari ukujya muri beat ngura pe cyangwa uririmbe no ariko icyo nzi cyo ngereranyije 50% bamwe babayeho nabi badafite akandi kazi ko gukora ariko mbona imiziki ari bwisohoka imeze neza muri iyi minsi ama video mashyashya ubona ko abo nyine ne babandi bo muri 50% nkubwiye babayeho neza bivuze ngo baba barakoze mbere bakaba barasevinze ibyo simbizi ariko nimba mbonye video ari nziza y'umuntu bigaragaze ko yayishoyemo amafaranga ababayeho neza ariko nizere ko babayeho neza mu buryo bunyuze mu mucyo kumbwira ngo wagiye mu bagore ngo bagwaye amafaranga byagiye biba kesi zagiye ziza turazizi nta nubwo wari umuti ariko aje ngo abapfubuzi mu buhanzi hoya hari umuntu kwikundira akavuga ati Amaji ndakuremeye nkwishyuriye indirimbo ubu ntago wabyanga ariko atari kuvuga n'ikintu cy'abagore uvuze hari ibintu by'abagore byaje mwana bya danje wowe ntago bizi kwanza uranabizi gute se wowe dukomeze ikiganiro tukomeze ikiganiro Amaji uramishe uzihishurire cyangwa iminsi zamishurire simbizi bivuze ngo rero urakabaho neza mu buzima bwiza ariko utagiye gutatira iby'umuco utagiye mu bintu bigusebya ibintu bizima bimeze neza hanyuma Amaji album yafata ku mavuta imaze iminsi yamamazwa irenda gusohoka uriho album yafata ku mavuta simbizi ariko mfite indirimbo na recordinze ndi kumwe nafata ku mavuta n'abandi bahanzi bagera nko mu 8 ndabyibuka yari all star nayishyira ubwo nzaba ndiho natayishyira usinzaba ndi ubwo ari muwe mwaka kuko ngewe ni touch record I remember hari track slayer yara iniwe wandi recordings ni muri iyo minsi hashize igihe kirekire ariko covid itaraza ntago covid yari ihari ibi mirongo yawe cyayibuka nayo nibuka ntago nyibuka kuko hashize igihe okay hagati aho rero muri minsi muri showbiz hari hasigaye hariho n'ibintu byo gutwika cyane ndetse no kuba afata ku mavuta nawe ari uburyo donc sindi mu judging ariko niba byari gutwika dono mu minsi ishize byari umuriro hagati y'aba n'abafata ku mavuta na super afata ku mavuta na rock ifata ku mavuta na byinshi cyane bigaragara ko muri minsi hasigaye ikintu cyo gutwika kidasanzwe ugasanga habayeho saga mbere ko igikorwa kijya hanze bitandukanye na kera uburyo mwajyaga mukora indirimbo kera kuva muri za 2000 indirimbo ikajya hanze mukamwakora promotion ku radio nyuma kuzamura nko kugeza muri za 2018 bitekereza ko ibintu byo gutwika mbere indirimbo bitangiye kuza muri no bihe bya covid iki kintu Amaji urakivuga iki gutwika abafite ibyo batwika baratwika bakabitwikira ariko nubwo babitwikira bajye bibuka ko bari no kubitwika kandi uhora nabikonjeje reka abatwika bafite umwanya wo gutwika ariko icyo batazi nuko ibyo bari gutwikira bari kubitwika ni ikintu nkubwiye ntago kuza kutuka Amaji the Black ugiye gusora indirimbo bivuze ko indirimbo yawe izamenyekana kubera watutse Amaji the Black
ntago ninjya gusohora indirimbo nkajya gutuka umuntu bivuze ko ngiye kuzamura ya ndirimbo kuri level ya runaka. Ahubwo na ba bantu bakundaga wa muntu natutse ya ndirimbo nubwo bayireba barayireba rimwe nayitwitse already. Wobone views ugira ngo watwitse uba wayitwitse. Abafana banje ni bake. Sindanabona na rimwe utwika mbere yo gusohora indirimbo. Sinshobora man. Abafana banje ni bake. Ariko ni bake beza. Amag. Ngende gutekereza ko kino kintu cyo gutwika. Wenda nawe uraduhaye ibitekerezo kuri iyo ngingo. Ese ntabwo wasanga wenda ari abahanzi babatizeye umwimerere cyangwa se karite y'igihangano bagiye gusohora bakabanza kugiha izindi imbaraga mbere yo gisohoka. Baravuga ngo akeza karigura. Rero iyo utangiye kubagarira keza ugutekereza ko katakwigura. Sibyo? Akeza karigura. Nimba ari restaurant iteka ipirawu neza ntabwo bazajya gutuka indi restaurant kugira ngo abantu baze kurya iyo pirawu. Icyo ni kimwe. Rero nimba ufite ubwoba ko keza kawe katari ubwo nakabi. Urumva? Bariya bose babikora biriya ntago babiyizeye nyine. Ntabwo babizeye ko igihangano bazasohora. Wari wabona urabona Tom Close ajya kuvuga induru ngo ashaka gutukana ngo asore indirimbo. Sore indirimbo Tom Close. Yes. Wari wabona Riderman abikora ibyo bintu. Wari wabona abandi bahanzi bagiye ari bakuru baturuta. N'abandi bahanzi mwatangiranye muri bya bihe. Abahanzi bakuru kwa. Yes. Ibyo bintu sindabibabona. Rero ibyo biri mu bana. Ubwo reka tubyite kari generation y'u ngo ni generation mwasigaye. Ariko sinumva kujya gusebya Amag kugira ngo twikire. Ahubwo ririmba indirimbo nziza. Abantu rega bafite amatwi barumva kandi bayikunda. Without kujya gutukana no guserereza Nyago no kubanza kubwereka abantu ibintu bidahari. Ha bintu ubundi ngiye nemera icyo nabonye ngo icyawe n'icyo wamize n'ikirayi uri guhekenya ingumi yakigukura mu kanwa. Rero kuza kwirirwa umbwira ngo hari ibintu nk'ejo bundi ejo bundi nabonye abatwitsi batwika. Hari ubundi gutwika bazi meaning yo gutwika. Harashya koko. Gutwika. Ni batwike bazambwira ariko igihari ariko turangiriza ko kwanjye kutubwira nk'ejo bundi byagenze bite. Hari conflicts zigenda ziba mu bantu b'abahanzi mu Rwanda. Hibaza ikintu abantu barimo barapfa. Twese turi kumbe imwe. Turi gushaka amaramuko, turi gushaka amahaho, dukeneye gutera imbere. Nkumva umuntu afashe umwanya nk'uyu maye w'ikiganiro ndi kuvugagira runaka. Inyungu mfitemo niye. Ndashaka kumwangisha abantu inzara imwice. Bizamfasha iki? Ntabwo biri constructive. Bizamfasha iki? Nkaho ubwo navuze ngo mukurikira uyu muntu arye musure nanjye bayangaburira nimba nge byanze ndi gusenya bya bintu bye yagezeho. So ibyo bintu bireze. Ahubwo nanabibonye no muri itangazamakuru dukora nabonye umunyamakuru mugenzi wanjye ni Yago sinatinya kumuvuga. Ejo bundi kuri Instagram abimentioning avuga ati hari umuntu uvuga ati kanaka nuka muha ikiganiro. No ibyo narabibonye nabyo. Hano hantu umuto yubaha umukuru. Amwubahe bigendanye n'imyaka ntamwubahe mu bundi buryo. Nimba Riderman yarantanze kuri microphone. Nimba Bulldog yaranjyanye muri studio. Nkaba ngeze igihe cyo kwihanira kuri we. Nta nubwo ari umuco nyarwanda. No. Twubahane kandi ikintu kimbabaza abakuru bo bubaha bato. Kumenyekana rero wubahutse umuntu bingana no sense. Nta kintu ibyo bintu nta hantu wagera. Nta nyungu. Yeah. Turebe inyungu tuvuge tuti Amag yantanze muri ibi bintu. Ko yantanzemo ntago namwegera iki yamfasha iki wenda ansobanurire uburyo binyuramo.
ahubwo uje usenya ibintu Amag yagezeho. Ikindi birimo namwe abanyamakuru bamwe na bamwe kumva ko ufite channel igize miliyoni y'abantu bayikurikirana, ntago ugomba gusuzugura. Ubu se wasuzugura Radio Rwanda wowe uri igiki se uyisanzeho? Ihari televiziyo Rwanda ihari, hari uburyo ikoramo kandi ikora neza turayizi, ariko wize uvuga ngo nk'iriya televiziyo cyangwa se nimba harakurikiyeho Radio 10 ni ibintu biri kuri step by step. Ahubwo mera neza, kora ibyo ugomba gukora, nabo barye dijya utagiye gusebya umuntu cyangwa udafunze inzira za mugenzi wawe. Yes. Amag reka mbigarukkeho kuko Yago nawe yakugarutseho avuga ati ndashimira Amag ni umuntu w'umugabo kuko yabaye open, araza arambwira ati umuntu yarambwiye ngo sinzakora ikiganiro kwa Yago, ndamubaza why. Twese turi abantu, turi Abanyarwanda, turi muri showbiz twese, kucyumbuza gukorana n'undi munyamakuru. Wowe urashaka ko nkorana nawe gusa, ibyo byita selfish, nukwikunda. Abantu barabyumvise burya binatumye nyemikomoza kugira ngo niyumvire angire yawe koko nibyo. Yes, abantu hano bana abana babi, abantu ntago bifuriza iterambere ry'undi muntu. Ntujye gukora ikiganiro na Iris TV. No Iris TV ntago akeneye views, nawe sakeneye amafaranga. Sinyeneye kurya nanjye. Amag mbwiza ukuri kuko nabizi ko umuntu uri heartful, umuntu ushyira mu gaciro, umuntu ugira umutima wa kimuntu. Ngenda byemeza ko muzi kuva kera kandi nkurikirana ibiganiro byawe umunsi ku munsi, naho ikiganiro cyagiye kirangira nta kirere. Kuki se bumva batakurikirana ibyo biganiro nkora no kuri Iris TV? Yes. Bakumva ko ari ntago ngewe ndi inganzwa ya YouTube channel, sindi umwinjira wa YouTube channel. Ngewe ndi umuntu ugomba gukora ibiganiro aho nshaka hose, kuko nje kuza muri iyi showbiz nta muntu wigeze nsaba uburenganzira. Ngomba gukorera aho nshatse rero. Yes. Nanjye kubaza umuntu akubwira icyo kintu wabyakira ute mu mutima wawe? Namufashe nk'ikigoryi. Njiji wowe uri kumbwira ngo ntinge hanyuma se abafana banjye bambonere he? Kuri we gusa. Wese uhe ryari nzakora kangahe? Amag mugenera ubutumwa nona azagenda abwire banyina bamugenera ubutumwa bamubwire. Keze nje ntango ubutumwa ku muntu nkongo byo n'urwango, ariko abantu kukibangana amafaranga tume kweri dusara tutangire kuguzana umuzungu kweri amafaranga duhemba tuyaryaniremo. Kuki wavuganye na runaka? None se muje mubona nkwepe nceceke? Njewe nemeriwe kuvugira ahantu hose mu Rwanda icyo nshatse kandi nkakivuga nzi ko ndi mukuri. Ikindi kandi abantu bakwiye no kumenya, niba ukora ikiganiro kikagira 200,000, Abanyarwanda ni miliyoni 12, naye nagikora ibindi 100 bisigaye bikakibona. Abo bose urabakeneye Amag. Bro, njewe ari ibintu abantu ni nk'ibi byo kugura views. Umuntu wese ugura views amenye ko izo views tarize nta n'ikintu zizamugezaho, ni ukutwereka gusa, kwerekana ko ngo ufite views. Njewe mfite abafana bake nabikubwiye, ariko banje ndajya kugura abandi bafana batari abanje mbashaka iki? Ni ukwimurika. Ntago ngiye nzimurika. Menye ngo wenda mfanwa na mama na papa n'abavandimwe, menye ko bamfana, menye ngo mfanwa na runa, ndajya kugura views. Ari umuntu wamamagaye ngo nze nkwereke ukuntu bagura views. Ibaze nta views zindi nshaka izitari zanjye, ubwo sizanjye. Nimba ndebwe n'abantu 70,000 nibo banje original. Abo bandi baziyongeraho 70 na pirate. Ari usanga ari nabo muri Australia. None se umuntu muri Australia yazumva Nyabarongo arayizi? Oya, mujye mureka ibintu. Umuntu azumva uruhinja ari muri Botswana, ibyo bintu arabizi. Ariko ngo kugira ngo nemeze Abanyarwanda ko ngo nkurikirwa cyane, no. Amag, reka noneho twagiye tubisimbuka tubijumpinga, ariko ntago turi bubirenga. Indirimbo yawe na AB Godwin Ntagikwe
nta gikwe ni indirimbo twakoranye yanateje saga uyu munsi nagira ngo abakunzi ba Iris TV bagire n'amakuru babimenyaho tunasobanukirwa mu by'ukuri saga yarigeze tubwire ukuntu byagenze ahubwo berekana namo mujye munamahamagara ariko tubari n'abana matsiko fone baba bazifite telefone yiriho twakoranye indirimbo ntaziko bashatse ngo kuyimwiba bashatse kuyitwara ariko ntabyo nzi ngewe arambwira ngo dukorane turakorana dukoranye bibasaga ndende mbona ubwo urazi kutubwira kugeza aho bikugejeje nka Amag nkaba nari narishimye ko Rocky yayikuyeho ntabwo ariko ndakomeza mugerageza ngewe nari navuze nti Rocky yakoze ubukwe ndavuga congratulation iciyemo atubwize ukuri ibintu bimeze bite Amag nta muntu n'umwe tuzongera kuzajya duhereza ikinyoma inyuma ndi mu kiganiro ndashaka ko ngo bari bambajije kuri bambajije saga imaze iminsi ya nta gikwe wisanzemo ngo nanjye nisanzemo ndavuze ni kubamamagara ngo natwe ngo turi mwihangana n'abantu duhanganye n'abandi ngo nabakwibye indirimbo arankupye ni gutya akora urumva tunabireka ibyo tunabiveho icya mbere dufite indirimbo yacu yitwa nta gikwe nabo bafite indi noneho bari bakoze ubukwe kandi bose ni inshuti zanjye yitwa Bambe yes Bambe nta gikwe mfite iyo biti bishingwe baretse tugakora twese tutagiye mu none kwisanga muri yo saga y'umuntu ngo waribye indirimbo ariko se ubundi ayikwibye ko hari inkiko zibishinzwe iyo wibwe ko ni ngombwa kuza hano kuri kamera kindurege nimba uzi kuri mukuri bivuze ngo AB ni ukwiye kurega ubu ngewe naririmbye mu ndirimbo tout simplement nta kindi ariko kuba narayikoranye nawe burana ba Rocky bashobora kuba baranyumvishe nabi urumva nanjye nagiye muri iyo saga ndimo so ikintu cyitwa showbiz kimaze iminsi abantu bese birirwa batukana bagenda niba nabyumvise neza bisa nkaho hajemo wenda akuka katari keza ariko mbivuga ariko ako kuka niko tudashaka niko dushaka kurwanya uyu munsi Abanyarwanda ntitubinkebebe tubintore narabibabwiye ngewe tube abantu bazima dufite igihugu gito yego ariko tukibanemo neza ntitugende ngo nkuko ngo Jay-Z ngo yatutse ngo runaka no barana bahari turi bene Kanyarwanda hano ku isoko bafite imico yabo nose nidukomeza guterana amagambo urumva bitazaba bibi none hagati yawe na Rocky aka kanya Rocky turabanye gute ari ikibazo mufitanye cyo ngengera ni kibazo nzagira ni kibazo n'inda njyana ikibazo n'umuhogo njyana ikibazo n'inzu njyana ikibazo njya kujyana n'ikibazo n'umuntu no dore ikibazo mfitanye nacyo umuntu dufitanye ikibazo dore nguri none niba mugenzi wa AB afitanye ikibazo na Rocky uzagenda ubimubaza nawe ukaba warisanze muri icyo kibazo kandi urumva harimo parite ebyiri Amag urumva uri kuri side ya AB uko ni nawe mwahuje imbaraga bose ni inshuti mukorana indirimbo urumva ngewe nta muntu n'umwe mfitanye nawe ikibazo nakoze ibyo ngomba gukora kandi nta ubugambanyi nabizanyemo nimba bafitanye ibibazo ni ibyabo bose ni inshuti zanjye Rocky Entertainment inshuti yanjye nk'ubafite umwana witwa Papa cyangwa uri muri Reboye dufitanye indirimbo igomba kuzasohoka ahubwo niyo numvise mufitanye na kera ba nayo turayifitanye ariko bivuze ngo nimba bitangiye kumera gutya niyo ndirimbo ishobora kudasohoka kandi turi kuyikora for fun dufite abafana bagomba kumva ibintu byacu Amag niba utamishe uko mbyumva nkuhishe iki se mbaza ikintu ushaka kumbaza ndagusubiza rega koze ibi ntago ari amatiku nyumve neza nta matiku njya kugira ngo twereke abantu ko donc nta kibazo gihari kuko ari abantu abakunzi banyu n'abantu ikibazo gihari ni inda nini umuntu arashaka kubika imbehe y'umuntu ngo warye
kandi akibuka ko uwo muntu nawe afite inda nawe ashaka kurya. abumva bumvise Ntabwo umunyonzi azashaka kugambanira abamotari kugira ngo atware abagenzi bose abajyane. No, umumotari azatwara abagenzi be, umunyonzi atwara abagenzi be, n'imodoka itwara abagenzi baye barahari kuba bahari. Ariko sinzumva umumotari uri kuvuga ngo ngo utu tugare ngo mbona aha tusi ntago barya. Yes, rero muri showbiz yacu nuko tumeze. Ariko abantu bambujije kongera gukora ibiganiro. reka tubasomere uyu munsi. Nzakora ibiganiro mpaka ntanze. Yes, c'est tout. Peace and love. kandi namwe tuzajya duhura wenda nijijishe nigira indyarya ariko biramvuna, ariko nzakora ibiganiro. Cyo mukimenye. N'uwari ufite ubutumwa yangezeho bwo kudakora ibiganiro nashaka bumire no munda ngo dumbuli. N'ufite ubutumwa bwo kukugura Ntago wangura ukajya ukora wenyine ibiganiro iwe wenyine kuko se abatwika mutwike, ariko mujye mumenya ko ibyo muri gutwikira muri kubitwika. Ibyo nawe babwiye. Ari ikiganiro ejo bundi nabonye mbona kirimo ubwenge buke. Biranambabaza kubera ko ari inshuti yanjye yari yagikoze, sinayivuga kuko ndabizi abanyamakuru uhita mwirukira kujya kuvugana n'uwo muntu kugira ngo amuvuge ngo Amag yavuze kuri ibi ngibi. N'ibyo mukora mu bitekerezeho, mutekereze ikiganiro gishobora gufasha sosiyete nyarwanda, tukaba dufite ikiganiro gifite aho gikura umuntu naho kimugeza. Ndavuga ndaza nicara hano imbere ya kamera ngo ndaryoshye. Munyamakuru waguze kamera y'amadolari angana kuri, ufite mikoro nk'iyi, akagenda agafata umwanya we ngo ari gusobanura kuri icyo kintu. Kuma muri mu biki babwiye bari ngo murashaka amafaranga gusa. Mumenye no kugira indangagaciro na kirazira, mumenye yubaka n'abantu by the way. Yes, Nekeza ko ari rimwe na rimwe itangazamakuru rigira uruhare runini mu gusenya sosiyete no kuyubaka n'abahanzi. Yes, kuko turi muri nuza zimwe. Nitwe dushobora kugumura abantu, ni natwe dushobora kubaka abantu. Haba abahanzi, haba abanyamakuru, umuserebure wese n'abakina filime n'ibiki. Nkaho twakoze ikigomba guteza abantu imbere, ngo ngewe ngo naryamanye n'abagabo 200. Qu'est-ce que c'est ça? Cyo ni ibiki kwere? yes. Ngayo nguko rero cyo nkukundira ntago ujye ubahereza abantu baba bari mu nzira muri izo nzira nk'umubyeyi ntujye ubahereza. Ariko nzajya mbabwiza ukuri. Icya mbere nuko nzi ko ibyo ndi kuvuga ari ukuri kandi nanabisubiramo. Navuze ku ndirimbo z'ibishegu zimaze iminsi bambwira nabi, ariko nagombaga kubirega. Amag ujye umenya ko kuri kuryana rero bahagarare kubarya kuzana barya da jyana mu matwi. Ikinyoma cyo kiraryoha shaho, kiraryoha ikinyoma. Ariko sinzi impamvu icyo kintu, ibintu biri negative akenshi abantu babyumva kubika n'abaryohera. Uzarebe izo ngizo uvuga z'ibishegu cyangwa ibyo ariko ukuri kuratinda ntiguhera, kandi guca mu ziko ntigushya. Kandi ukuri kuzamuka muri esikariye, ikinyoma cyagiye muri esanseri. Ariko iyo ukuri kuhageze nubwo kuza gutinze, ikinyoma kirirukanka kikarekura intebe, ukuri kukicara. Yes. Turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twajyanye na Amag. Nekereza ko zimwe mu ngingo z'ingenzi twifuza kumubaza harimo ibijyanye n'indirimbo ye yasagate, uburyo bw'ubuzima bw'abahanzi muri iyi minsi, uko yakiriye urupfu cyangwa se gutabaruka kwa nyakwigendera Joe Frank Habineza, wabaye inshuti y'urubyiruko, akaba inshuti y'Abanyarwanda muri rusange. Ubu ngubu yayitabye Imana ndetse azanashyingurwa vuba. Nuko wenda turi no mu bihe bibi, twakanguye kuba twamuherekeza nk'abanyamakuru, twabanye nawe, twagiranye ibiganiro byinshi, abahanzi babanye nawe, bahuriye muri byinshi bitandukanye, ariko kubera ibihe nta kundi tuzabona uko tumuherekeza. So Amag,
tugana ku musozo rero nkundire wakabyara we akora nabyaye ahubwo urakuzukuruza ari utubazo twa tubazo turi biza tumwe twize kujyana ikiganiro ndabyibuka nge sinabyibagiye muri 2017 nge narabyibagiwe none warabyibagiye biri cyo kunekerereza broski kugira gahunda n'abantu benshi none se wowe uracyabyibuka nge urabona yari mutanga tu narabyibagiwe wowe mbazi ibyo ugomba kumva babarire sinzongera Amag aka kanywe n'Imana n'iki wayisaba ntago byashoboka biramutse ahubwo mporanye isaba aya uhuye n'Imana imbona nkubona amaso ntago nahura n'Imana Imana yanjye mpora ahubwo mbaza uti iyo ugiye kuganira n'Imana uyisaba iki ndayisaba ngo ufasha abababaye ureke udufashe twumvikane tube mu bwumvikane kandi umunsi wanjye aba ari wowe uwugenga kuko niwe wanzanye ku isi. Amen. Yes, amen. Amag niye nenge wiyiziho? Inenge niyiziho ni ukuvugisha ukuri. Ku mubiri wawe? Ku mubiri? Umuntu nk'ubwo ngubwo nimba turi mu kuri ubwo ni umunwa niyizeho nk'inenge. Imana iza kugira itungo ariko biriha Amag. Imbwa. Ariko bimbwa. Imbwa nta kibazo ijya yigirira. Urumva imbwa yakodesheje inzu cyangwa yishyuye iki? Kandi nawe nababwiye ati ndimbwa. Niki kintu wanga kukiremwa muntu? Ikintu udakunda mbese amatiku. N'urwangano n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Irya rigeze guseba Amag. Nubu nasebye. Umuntu w'umugabo wicaye kuri zuba ringana gutyo mbaza ona mpati suri bumpa amafaranga nubu nasebye igihe nigeze guseba ni nona nasebye sikumuramo amagambo agana gutya kuzuba iwanjye noneho uzi umugabo useberiwe mu rugo. Amag yigeze gusinda njyewe ntigeze gusinda. Niki kibi inzoga gukoresheje mu buzima bwawe? Ntacyo. Nta kintu kibi. Yes, reka dusoze. Ariko reka nkubaze. Reka dusoze. Wowe wigeze gusinda? Ngewe. Ariko ubundi gusinda mujye muna definisa. Gusinda nuko nk'inzoga zirengeje urugero zikagutesha umurongo. Urugero rungana iki? Litiro zika. Urugero ruhanye n'inzoga usanzwe unywa niziguteza ibibazo. Izo wazirengeje icyo gihe urasinda ugasa. Rero nimba wakurikiranye neza ibibazo wambajije. Sinigeze gusinda. Nago ugize unywa inzoga zirengeje urugero. Sinigeze gusinda. Nimba koko ibyo bintu uvuze ari byo. Sinigeze nsinda mbabarira nagushubije nabi. Sinigeze nsinda. Urisubiye. Wewe nashaka kukumva gusinda nitombora. Ahubwo iyo mbaza ngo wasinze wakoze iki? Kuko ntago none se wasinze wanyweye iki? Rego ushobora no gusinda amasengesho. Rero iyo umuntu yikubita hasi akavuga ngo ari umusipasiteri vuga ngo niba ari yongweze yavuga ngo iki? Muvunyi ari inyuma arabizi. Muvunyi twibutse idigira mini dig if give mini dig urumva ibyo bintu ntago gusinda ari inzoga man ari umuntu usinda ibibazo ukumva arivugishije ngo baburumange nta muntu umubajije gusinda muzajye mumenya no gusinda cyari cyo ari mu muhanda ukahura n'umuntu akakurira gutyo komiti werese ngo ubundi vuze nta kintu umubajije. Rumva gusinda mujye mu definisiyo yo gusinda. Bakoje ngo gusinda n'icyo wavuga ngo gusinda ni igihe ibitekerezo byawe urabanza urundi ijambo uraryanariza urabanza ukamenya ngo yasinze iki. Yasinze iki sibyo inzoga ntabasinda urumogi akanywa urumogi agasinda azi ko ari gushaka ibisubizo kumba ahubwo ari gushyira mu bindi bibazo.
mwebwe rero mwafashe inzoga uransinze pe ubwo wasinze ibisubizo byanjye. yes ubundi gusinda no kugera ku ntego y'icyo wifuzaga kugeraho. mbese nukunywa inzoga zikagera ahandi cyangwa nta nzoga wapfa kuba wamenye ikintu wifuza kugeraho ko wakigezeho wasinze. wasinze. ubu natwe twasinze mu kiganiro dusoze nkubeshye wasinze. rero gusinda abantu ntibagahita bavuga inzoga gusa. umuntu ashobora gusinda n'ubumuga agasinda akavuga ati kuki ndeshya gutya, kuki ari njye. ahubwo udushami two gusinda nibwo ajya kunywa izo nzoga, ariko baye yarangije gusinda kare mu bitekerezo avuga ati none se umuntu mugufi iyo agiye gusinda iyo asinze aba muremure, ariko umuntu mugufi ngo nawe yapfa kugwa iyo yasinze. n'umuremure rero kuko agwa nabi nawe aba yasinze uburebure. ni ukuvuga ngo gusinda ni kuba satisfait y'ibintu ushaka. abasinzi mwe mwamenya b'inzoga nyine bo mu kabari, ariko abantu barasinze. none mu rusengero harimo abasinzi benshi ubwo. no si degree mean dig, what the hell i degree mean dig. ubwo aba bashatse kumubwira reka no kuvuga indimi ibyo ngibyo. indimi se ururimi ruhe tuzi ikinyarwanda. i degree mean dig ni uruhe rurimi? ni igifarisayo, reka tuzatumire yongo tumubaze. ni igiswahili, ni ikimadagasikari. i degree mean dig. reka tuzatumire yongo tumubaze. uzazabasobanurira ko ari igiki cyo cyo. reka wowe wasinze wenda amasengesho pe, wasinze. nazase kumusinzi w'inzoga none. wese asinda ibye. none se temarigwe asinda ibiryo akabitera. ni umusinzi w'ibiryo, umusinzi w'amasengesho, umusinzi w'inzoga, umusinzi w'urumogi, umusinzi w'isigara, w'ibiganiro. umusinzi wose abantu ni abasinzi. si digrimini dig. reka tugere ku musozo. ariko Amag, mfite gahunda ko uri umuntu wese cyane cyane abo nizeramo ibitekerezo biri constructive, so dukora ikiganiro nkasiga motivation word, amagambo ari motivated ku buryo ashobora kugira icyo afasha abantu muri society. Okay, reka buryo twayubakiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, iyo yaba abiri cyangwa rimwe, ryafasha abantu mu buzima busanzwe bwa buri munsi. turisoreze kora. ngiye kuvuga bya bindi ya Jo, ndashaka n'irya rindi nyuma riherekeza. ritekerezeho none ikintu nabwira abantu, nta gucika intege. bave mu magambo babwirwa ngo nta gikwe, ngo nta myaka 100, bareke kwiyahura. kuko ejo ndari umuntu wiyahuye biranga. bari kubana n'ubumuga budasanzwe bro. uramanutse muri etaje ari uko yari ameze nuko ameze ubu. ubwo ikibazo yakemuye icyo cyayongereye ikibazo. ikindi ibyo kuvuga ngo intebe y'imbwa ni amabuno yayo, ngo ifunguro ry'imbwa ngo Imana iraza mu ngarani, kuvuka y'umutindi imanuka ihiye. ibyo ni abantu bahimbye iyo mvugo kugira ngo bace abantu intege. kuba umugabo biraharanirwa. ikunde, ukunde igihugu cyawe, ukunde inshuti zawe, nicyo cyambere. kunde n'umurimo ukora. uyu wakoze ubundi umurimo uba wawukunze. Yes. Amen. Setu. ijambo rimwe kuri Iris TV. Iris TV muzagende kandi mugerayo amahoro. ndabona biza gake gake ariko biraza, ariko bikagera kure, bikanatumbagira, bikarenga imyumvire y'umwana w'umuntu watekerezaga ko bitazavamo. Yes. Ndi motivated right now. reka nkushimire cyane ku kiganiro cyiza twagiranye na Amag the Black for the first time kuri Iris TV. nshimira cyane abakunzi bacu, abakunzi ba Amag, abakunzi b'umuziki nyarwanda, abakunzi b'ibitekerezo bizima, abakunzi ba hip hop. Amag,
nubwo njya mvuga ibintu ntebye ariko mba nshaka ko abantu bumva bakumva ibyo mvuga impamvu rero abantu bashaka kubijyana ngo babyumvikanishe kuri channel zabo bonyine nuko bifite iki meaning. Yes. Kandi njyewe ngomba gusakaza ibitekerezo byanjye Everywhere. ahariho hose. Sibyo? Yes. You degree mini degree. Akira rero nimba narasinze ibitekerezo ndamaze. Bayi murakoze. Mudukurikire kuri iris.rw, mudukurikire kuri Iris TV. Ndabashimiye, nshimira cameraman. Ciao ciao.